guhugura. Ubundi hirya y'Imana itegeko rigutegeka kubaha uwo mwashakanye. Gatatu, itegeko rikagutegeka kumvira ababyeyi ngo kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana. Ko Imana ivuga. Abisiraheli bari bafite iryo tegeko bivuga ngo ntimukagira izindi mana mu maso yanjye. Kabiri, bari bafite irindi tegeko rikomeye ribabwira ngo nimumara kurya mugahaga mukubaka amazu mukayabamo muramenye ntimuzibagirwe, ntimuzagira ngo bakirisito tugana mu ijuru muze dushikame kw'imiraba biri mu rugendo. Uhawe ikaze ku munsi ibibazo byo muri ubu buzima ntabwo birangira, bihindura isura kimwe kikavaho akaza witini. Ayirwa amatana nawe Yesu akagendera mu ijambo ryawe, n'amakuba n'icamugongo bije byo ntabwo bizamuhindura, kuko umutima uba ufite ibanga ryo kurindwa no kurwanirwa. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho 18 murongo waho wa mbere aravuze ngo mu mwaka wa gatatu wo ku ngoma ya Hoseya mwene Ela umwami w'Abisiraheli, Hezekiya mwene Ahazi umwami w'Abayuda yarimye ajya ku ngoma, amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Abiya mwene Zekariya, uwo akora ibishimwa imbere y'Uwiteka nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoraga byose, asenya ingoro, amenagura inkingi, atema Ashera, avunagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuze mu miringa, kuko kugeza icyo gihe Abisiraheli bari bakicyosereza imibavu, bakitaga Neushitari. Hezekiya yiringiraga Uwiteka Imana ya Isiraheli. Mu bami bose b'Abayuda bamuherutse ntawahwanye nawe, no mu bamubanjirije, kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose. Uwiteka yabanaga nawe akabashishwa byose aho yajyaga hose. Bukeye agandira umwami wa Shuri, ntiyaba akimukorera, atsinda Abafilisitiya. Bari mu minara y'abarinzi naho mu midugudu igoswe n'inkike, ahindura igihugu cyose kugeza i Gaza n'ingabano zaho. Mu mwaka wa 4 wo ku ngoma y'umwami Hezekiya, ari wo mwaka wa 7 wa Hoseya mwene Ela umwami w'Abisirayeli, Shalumaneseri umwami wa Ashuri yazamutse atera Samariya, arahagota. Hashize imyaka 3 barahanesha. Haneshejwe mu mwaka wa 6 wo ku ngoma ya Hezekiya, ari wo mwaka
wa 9 wo ku ngoma ya Hoseya umwami w'Abisirayeli. Umwami wa Ashuri ahera ko ajyana Abisirayeli ho iminyago muri Ashuri, abatuza ihara nihabora ku ruzi Gozani no mu midugudu y'Abamedi, kuko Abisirayeli batumviye Uwiteka Imana yabo, ahubwo bakica isezerano ryayo n'ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse byose, banga kubyumva no kubikora. Imana idufashe. Tugiye kureba ahangaha uburyo Imana ibana n'umuntu. Nubwo tubonye mw'Abisirayeli bagomye, ariko tubonyemo na Hezekiya wumviye Imana. Ndashaka ko tuganira kuri Hezekiya, kuko izi ntambara zose ngo zakomokaga yuko Abisirayeli bagomeye Imana, barayigomera, bituma arwana intambara nyinshi. Ariko turebe icyo bita background cyangwa se ahambere he, intangiriro ze uko yatangiye. Hezekiya ngo yimye ingoma, yima asimbuye se, asanga ise nubwo yayoboye ariko yubatse ibigirwamana arabikomeza, abiha inkingi ya mwamba. Ndetse tubonyemo ko ngo hari na gishushanyo Mose yakoze cy'inzoka, kimwe cyashushanyaga Yesu uzapfira abantu, nacyo ngo bari bakicyosereza imibavu bakiramya nk'aho cyabaye Imana. Imana irababara. Bundi reka nkubwire, abantu baribagirwa. Imana yavuze amagambo abiri akomeye, yabwiye Abisirayeli bari mu rugendo, arababwira ngo ntimukagire izindi mana mu maso hanjye. Niba bafashe igishushanyo cy'inzoka yabakijije bakagihindura Imana, irya mbere baryishe byo kugira izindi mana mu maso y'Imana. Uriya reka nkubwire, urwego rwose umuntu yakugiriramo neza, ntuzamufate nk'ikigirwamana imbere yawe, kuko n'umugabo n'umugore boneraho no kuguhugura. Ubundi hirya y'Imana itegeko rigutegeka kubaha uwo mwashakanye. Gatatu, itegeko rikagutegeka kumvira ababyeyi ngo kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana. Ko Imana ivuga. Abisirayeli bari bafite iryo tegeko rivuga ngo ntimukagire izindi mana mu maso yanjye. Kabiri, bari bafite irindi tegeko rikomeye ribabwira ngo nimumara kurya mugahaga mukubaka amazu mukayabamo, muramenye ntimuzibagirwe. Ntimuzagira gute? Mu bintu bikomerera abantu ni ukuzirikana urugendo rukomeye wagendanyemo n'Imana. Mu bintu bigora abantu bibagirwa kare, bibagirwa vuba. Kwibagirwa k'umuntu biroroshye cyane, munaribagirwa we akibagirwa n'amarira yarize. Urakina n'umuntu Imana itabara yarindushye akajya yirirwa acimigana n'abandi barushye nkawe. Kaya wate zirandushye sugira ngo zizi imibare, kandi nawe yarahoze ari muri za zindi zitagira imibare. Umuntu aribagirwa. Mu mibereho ya muntu harimo ikintu bita kwibagirwa. Umuntu aribagirwa pe, umuntu aribagirwa ku rwego ashobora kuzamuka, mwajya guhura akaguha imitwe y'intoki gutya, kandi nawe yarahoze ntawe umusuhuza.
kubera ibihe yari arimo. Umuntu aribagirwa ku rwego yibagirwa n'ubuzima yakuriyemo abizi neza ko bwari bugoranye. Umuntu aribagirwa, aribagirwa. Kina n'umuntu wibagirwa ku rwego ashobora no kukubwira ngo ikintu ntagakizi kandi aricyo wenda aribyo biryo yaryaga. Kaya ati birasa n'ibiki kandi yarabiriye aribyo byamubeshejeho mu gihe yari ari mu kaga n'amakuba. Mu buzima bwe bw'ubutayu aribyo byamureze. Ariko akakubwira ngo harya ngo biraye ngo babyita ibiki. Umuntu uramuzi, umuntu ni uwundi muntu. Umuntu aribagirwa ku buryo iyo mwatandukanye mu buryo bw'intera ashobora kukureba ntanagusuhuze kandi akuzi. ngo warugiye gusuhuza agahita agupepera gutya. Ukibaza nturiya ni wa wundi twaruhanye. Umuntu aribagirwa. Umuntu ni uwundi, umuntu ntasanzwe. Ariko ijambo ravuga ngo nimumara kurya, nimumara guhaga, nimumara kubaka amazu maze mukanayabamo, uramenye ntimuzibagirwe. Imana irabizi ko uzarya, Imana irabizi ko bizahinduka, Imana irabizi ko amateka izayahindura, Imana irabizi ko izarema ubundi buzima. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo mwihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari mu marira mwihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite intambara mwihangane. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Azarema isi nshyashya itarimo ingorane. Azarema Yesu isi nshyashya itarimo amarira. Nukuri azarema isi nshyashya ku buzima bwawe itarimo izo ntambara. Imana igire mu buzima ikabuguha, ikabukuremera. Kabango nubuse ko mugura n'Imana. Umuntu ahura n'Imana bitewe n'ikimwugarije. Hari n'igihe aba ariyo nzira Imana yemeye yukunyuramo, ariko ibizi ko bizarangira, ibizi ko bizarangira. Ndashimira Yesu uzi inzira yawe. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye nindamuka nyinze, burya Imana ikinga ifite ikishaka. Ndakinga cyangwa hakabaho indwara cyangwa hakabaho ibibazo, ariko abantu banje bagasenga, nzabumva ndi mu ijuru. Nindangiza mbababarire, cyo ni icyambere. Imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe. Ijambo rya kabiri, nzabakiza, mbabohore, mbafungurira amarembo. Gatatu, mbakirize n'igihugu. Niyo mpamvu nkunda kukubwira ngo nusenga ujye unasenga kugira ngo ubonere umugisha mu gihugu. Yesu ashimwe. Hezekiya ngo yitegereze ibigirwamana, yitegereze ukuntu abantu babyikubita imbere, yitegereze ukuntu abantu bibagiwe. Ngo we yari yaromatanye n'Imana, aravuga ngo ndayishimiye yuko Imana inkuye hasi mu baturage ikamindura umwami, ikagira umwami w'Abayuda. Aravuga ngo nanjye ndahiye Uwiteka ntawe uzasuzugura Imana mari. Arabahira arabatumva, ntawe uzayisuzugura mari. Nzayikorera, nzayubaha, nzabana nayo. Ngo ahera kuri bya bishushanyo, ahera kuri bya bigirwamana, ahera ku kigirwamana cyitwa Shera, afata cya kindi basengaga cy'ikiyoka,
afata n'ibindi byose ngo arabitemagura. Amaze kubitemagura arababwira ngo nimuyoboke Uwiteka. Imana yabakuye muri Egiputa iracyaboneka, iracyashoboye. Arayivuga neza, Imana irabyandika. Ujye utinya umuntu Bibiliya yirahira ikavuga ngo mu bamubanjirije no mu bamukurikiye nta wakoze neza nkawe. Icyama muri agenda y'Imana, Imana ikakwandikaho bene iryo jambo. Nta muntu nabonye Imana yanditseho iryo jambo ngo akorwe n'isoni. Ndashaka kukubwira ngo ubujurire turimo kujurira hari ahantu Imana iri bushingire, hari ibintu Imana iri bushingireho. Ni umugambi wo kugambirira neza kugira ngo Imana idakorwa n'isoni uhari. Haleluya! Nafashijwe. Unyumvisha tere haleluya ndayibahaye. Hari ibintu Imana irashingiraho, hari ibintu Imana iramanukiramo, hari imbaraga ziri buyihamagare, hari uburyo turi buyemvitemo. Imana ikeneye invitation yawe kandi ibikorwa byiza. Kugambirira neza, kugambirira neza, kugambirira neza uhereye mbere na mbere, uhereye mbere na mbere. Imana yacu niyo yonyine ikwiriye gushimwa. Abambere bajyaga bashima bakayishimisha ibyo batunze, bazaga imbere yayo bakazana amaturo, bagatanga ibitambo by'uko bari amahoro. None natwe tuje imbere yawe tuzanywe no kugushima, tuzanywe no kugushimira Mana. Hakira ishimwe ry'uko turi amahoro, hakira ishimwe, hakira ishimwe, hakira ishimwe Mucunguzi. Ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Hakira ishimwe ry'uko turi amahoro, hakira ishimwe, hakira ishimwe, hakira ishimwe Mucunguzi wanjye. Ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Hakira ishimwe ry'uko turi amahoro. Imana yakira ishimwe, ibyo yakoze ntacyo tuyigaya. Imana yaratwamitse, Imana yaratuzigamye, Imana yaraturokoye. Enesano badarapateno hareshariya bandi. Ufite haleluya ndayimuhaye itere. Turi amahoro, turi amahoro. Tinzaho ibiganza bibwira ngo ndi amahoro, tinzaho ibiganza bibwira ngo ndi amahoro. Nubwo bakuroza ariko uracyahumeka, nubwo bacuraguye ntabwo baguhitanye, nubwo bawuweye uracyariho, nubwo bashatse kuguhirika ku ntebe Imana yaguhagazeho. Enoba satore potariyaba. Abagutanze ngo ube igitambo ntabwo byakunze, uracyarama. Nyiringabo akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe Mucunguzi wanjye. Ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akira ishimwe ry'uko turama, akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe Mucunguzi wanjye. Ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akira ishimwe ry'uko turi amahoro. Akira ishimwe, akira ishimwe ry'ababyeyi, akira ishimwe ry'abagabo Mucunguzi wanjye. Ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akira ishimwe ry'uko turi amahoro,
akira ishimwe ry'abanyarwanda, akira ishimwe ry'igihugu, akira ishimwe mucunguzi wanjye, ibyo wakoze byose mana we na hayi hadidarata sara inifa. Akira ishimwe mana, akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe. Oh Nedarias, ibyo wakoze byose nawe tukugaya, akira ishimwe byuko bihindutse, tumva bihindutse. Ibintu tuzabikomeza ejo, ariko umuntu wese ufite ishimwe yuko ari amahoro ahereza Imana icyubahiro, kabona nubwo bakugiriye nabi ariko ntabwo bakugejeje muri rwa rwobo, nubwo bacukuye inzobo ntabwo zakumize, uracyari amahoro, uracyahumeka, uracyariho. Imana ikwiye ishimwe, Imana ikwiye ishimwe, Imana ikwiye ishimwe, Imana ikwiye ishimwe, Imana ikwiye ishimwe. Nibyo koko baraguhemukiye ariko ntabwo bakugejeje mu rwobo bashakaga kukujyanamo. Nibyo koko waragambaniwe ariko n'ubu uracyakora. Nibyo koko wabujijwe amahirwe ariko na n'ubu uracyahumeka. Nibyo abana bawe babatwaye ubwenge ariko ndashima Imana ko utarabashingura, ntabwo urabashingura. Nibyo koko icyo bari bateguye cyari simusiga ariko cyaragusize uracyari, nubwo hari ibyo cyahungabanyije, nubwo hari ibyo cyahitanye, ariko Imana yakira ishimwe, turacyafite ubwenge. Nibyo koko ibyo bari bohereje byari simusiga, bashakaga ko wikorera amaboko, imyenda ukayikorera ku mutwe, ukiruka ukaba umusazi. Turashima Imana yuko ukiza mu rusengero, yuko ucyumva ijwi ry'Imana, yuko ukibana n'Imana. Ntabwo uriruka. Bashakaga yuko upfa nabi ukarwara amavunja n'ibinyamugera, ariko turashimira Imana ikiguhagazeho, turashimira Imana ikikubeshejeho. Akira ishimwe ry'uko turi amahoro.